Yesu ubishatse wanyiza. Hari filime yasohotse mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda na mirongo irindwi n'icyenda. Ni filime yavugaga inkuru y'ubuzima bwa Yesu kuva avutse kugeza agiye mu ijuru. Muri iyo filime umukinnyi mukuru cyangwa main character yitwa Brian Deacon. Kuva iyo filime yasohoka kugeza amagingo aya, isura ya Brian Deacon yasigaye mu mitwe ya benshi. Hari n'abatunze ifoto ye mu buryo bwo kumusanisha na Yesu. Muri iki cyegeranyo tugiye kuvuga ku buzima bwa Brian Deacon. Uyu mugabo yavukiye he? Niki kidasanzwe yari afite ku buryo bamuhitamo mu bagabo 45 bahataniraga gukina filime ya Yesu? Njye mugiye kubana muri iki cyegeranyo nitwa Innocent Bimenyimana Success. Nk'ibisanzwe iyi ni radio Icyizere, mbaye ikaze mu kiganiro. Amazina ye ni Brian Deacon, yamenyekanye nka Yesu. Yavutse tariki 13 z'ukwezi kwa kabiri mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda na mirongo ine n'icyenda. Avukira mu gace ka Oxford mu bwami bw'Abongereza. Ni umugabo w'umuhanga mu gukina filime. Iyi ikaba imwe mu mpamvu yahigitse abandi mu gukina filime ya Yesu. Yakinnye nk'umuyuda wo muri Galilaya wabatijwe na Yohana Umubatiza, yarangiza agatangira umurimo w'ivugabutumwa kwigisha abatanga harimo no kwita umwana w'Imana. Brian Deacon arafatwa maze agashyikirizwa guverinoma y'Abaroma, yarangiza akabambwa. Nyuma y'urupfu rwe azuka mu bapfuye. Iyi filime igaragaza ubuzima bwa Yesu kuva Bikira Mariya yabonekewe akabwirwa ko azabyara umukiza kugeza Yesu asubiye mu ijuru. Filime ya Yesu yayobowe na Peter Skies, iterwa inkunga na Campus Crusade for Christianity. Yatwaye ingengo y'imari ingana na miliyari 3 z'amadolari. Munyemerere iki kigeranyo nyisubikira ngaha dukomeze n'izindi gahunda za Radio Icyizere. Nk'ibisanzwe muri kumwe nanjye Innocent Bimenyimana Success.